Shalom shalom, banje kubashimira uyu munsi no kubasuhuza abo dukomeje kubana umunsi ku munsi, kandi nzi neza ko turimo guhabwa umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Muri kumwe na Bishop Karema John nk'uko bisanzwe. Umutima w'uyu munsi ni Yesaya 55 umurongo w'icumi n'uwa 11. Haravuga nk'uko imvura na sherege bimanuka bivuye mu ijuru, nibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatosa ubutaka n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. 11. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Yesu akomeze kuduha umugisha. Dusoma ijambo ry'Imana ritanga urugero. Bible umuhanuzi Yesaya yatanze urugero ku ijambo ry'Imana n'imvura. Avuze ngo nk'uko imvura imanuka mu ijuru na sheregi bikagwa ku butaka, nibisubirireyo bigakora icyabimanuye. Urugero rwa mbere bavuga ngo bikamenagura ubutaka bwari bwumye cyangwa bugwingiye bugatoha. Icya kabiri ngo bigaha umuhinzi icyerekezo cyo guhinga, cyo gushyira imbuto mu butaka. Icya gatatu ngo bikamuha umusaruro, ushonje bikamuha icyo kurya. Avuga ngo n'ijambo ry'Imana niko rizamera. Icya mbere, ijambo ry'Imana biravuze ngo ni intumwa y'Imana. Ijambo ry'Imana ni intumwa y'Imana. Icya kabiri, ijambo ry'Imana cyangwa intumwa y'Imana igomba gusohoza ubutumwa yatumwe ku buzima bwawe. Icya gatatu, ntago rishobora gusubirayo aho ngaho. So nk'uko imvura ikora ako kazi, ni nako n'ijambo ry'Imana rikora akazi mu buzima bwacu. Iri jambo ry'Imana Yesaya yavugaga yerekezaho ni irihe? Ni isezerano. Ntabwo Imana ishobora kwica isezerano, ntabwo Imana ishobora kureka isezerano ryayo, ntabwo Imana ishobora kwibagirwa isezerano ryayo, kabone niyo ryatinda Imana ihora iryibuka. Niyo mpamvu yabwiye Abrahamu irambwira ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho. Nubwo imyaka ishize ari 25, ariko n'igihe wavuganye nawe ngarutse gusoza ijambo navuze imyaka 25. So rero ijambo ry'Imana ni intumwa yizewe, ni isezerano ryizewe. Ngo nk'uko imvura na sheregi imanuka mu ijuru bikagwa, nibisubireyo bigakora icyabizanye, ngo bigatosa ubutaka bwumye, bugaha umuhinzi imbuto. Ngo ni nako n'ijambo ry'Imana rikora iyo ryatumwe ku muntu. Uyu munsi nagutumweho ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo ry'Imana yatumwe ku buzima bwawe, bwari burwaye ngo bukire, bwari boshye ngo bohoke, bwari burushye ngo buruhuke, ubwari wabaye bushira akababaro. Ijambo ry'Imana ryagutumweho, iminyururu ikuveho, imigozi ikuveho, imbaraga zikoboshe zikuveho, ubumuga bukuveho, indwara ikuveho, urupfu rukuveho, ubugumba bukuveho, karandi kuveho, ubukene bukuveho, inzara ikuveho, umuvumo kuveho mu izina rya Yesu Kristo. Lila sika, buri cyari kikuboshe cyose ijambo ry'Imana rimanukire ku buzima bwawe nk'uko iva na sheregi imanuka biva mu ijuru, bikumanukiraho bikubohore, bikumanukiraho bigukize, bikumanukiraho bigukoreho mu izina rya Yesu. Ijuru ritumye ijambo ngo haguruka, kira, bohoka, bamuzima, akira imbaraga, byuka ku gisasiro ugende, ikora uburi bwawe igende, himbaza Imana, bamuzima mu izina rya Yesu. Haleluya. Lila sila, akira imbaraga z'ijambo, akira imbaraga z'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Mbifuje weekend nziza, mugubwe neza, Imana barinde, kuko Imana kubabeho mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom.